nkizwa hari mugenzi wanjye twibanaga ku mihanda ariko ari umukristo w'umunyamasengesho. Rero ndamwegera aramvuna anyigisha gusenga. Yankunda kuvuga ngo ucuruza ibirayi asa nabyo, ucuruza amakara asa nayo, ucuruza ifu asa nayo, no mu by'Imana bugendanye nabo byanze bikunze ugihaguruka ugikizwa usa nabo. Iyo ugendanye n'abahanzi ushiduka nawe warabaye umuhanzi. Ko ari umunyamasengesho rero byatumye njyana amagurupe yo gusenga, nyizwa numva ko ubuzima ari ugusenga. Imana imera amasezerano. Murengwe hari umwana uvukaga kuri wa, hari umwana urinda yiga primaire, gardienne, secondaire, université adasengeye Minerval. Ati ko ni wari y'umukati. Igitangaza so ko yari y'umukati. Igitangaza niyumva ko umuntu atarya umukati. Uriya mwana rero akenshi ntacyo abuze, kuko ntacyo abuze umurengwe. Nta wamuyobeje, si ikikungu, si iki, ahubwo arashaka gukora ibyo abandi bakora. Icya gatatu ni imiryango itacyegera abana. Sini bize abantu babaye bize bamugana bamuhanze. Tubahaye ikaze mwebwe mwese duhuriye kuri uyu murongo. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe aho uherereye hose. Birashoboka ko iwanyu haba ari mu gitondo cyangwa ku manywa cyangwa nimugoroba. Mwifurije gukomeza kugira ibihe byiza hamwe natwe. Nitwa Onete. Kuri uyu murongo dusanzwe duhuriraho tubagezaho byinshi bitandukanye birimo ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo zo guhimbaza Imana ndetse n'ibindi. Ni muri urwo rwego uyu munsi kuri kamera uri kuhabona umukozi w'Imana, umupastori, umubyeyi, Pastori Theogene. Ni umugisha kuri benshi, umuzi mu ivugabutumwa, umuzi mu biganiro bitandukanye by'ubuhamya. Uyu munsi turi kumwe nawe n'undi kugira ngo adusangize. Umubyeyi wanyuze mu bintu bikomeye, ariko uyu munsi aho Uwiteka amugejeje ni heza. Itangira rye ryari rito, ariko umunsi ku wundi Uwiteka yagiye anyuza kugira neza gukomeye imbere y'amaso ye. Uyu munsi arashima Imana, natwe iyo tumubonye tubona ari amashimwe yigendera. Imana ihimbazwe. Pastor, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, natwe turishimye. Mumerewe mute? Turashima Imana. Mu ijambo rivuga ngo ahigereje ikora tubaye tuyishimye. Amen, amen. Bivuga ngo ikomeje akazi. Ikomeje akazi. Imana ishimwe. Tugira umuco wo gutangira ibiganiro byacu tubanje gusenga. Mwadufasha mu isengesho hanyuma tugakomeza n'ikiganiro cyacu. Imana Data twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, kanyaka tugushimiye kujya neza ko n'urukundo rwawe ruhoraho iteka ryose, uko byose ni mu rukundo rwadukunze ubwemera gutanga umwana wawe, akemera kudupfira. Aho Yohana yanditse kabaho ko akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Muri abo bakwizeye rero nanjye ndimo, kubw'urukundo rwe runkora ku mihanda, runzana mu itorero, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nyemera rero yaba ubuhamya cyangwa ijambo ry'Imana, Umwuka Wera byagure mu mitima y'abagiye kubyumva kandi basubizwemo ibyiringiro. Tanjyane natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane Pastor. Turabizi ko ufite byinshi byo kutuganiriza nk'umupastori, nk'umushumba, ariko turagira ngo utuganirize ku rugendo rwawe rw'ubuhamya, inzira wanyuzemo ndetse naho ugeze uyu munsi, kuko bafite abantu benshi bifasha uyu munsi bari mu buzima butameze neza, ariko ukabafasha kubaremamo ijambo ry'ibyiringiro. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Turishimye. Ubuhamya sigaye mburaho mbuhera, nkunda kuvuga ngo ni ama episode, kuko urugendo rw'umuntu ruba ari rugari cyane aba yaranyuzemo. Ariko ntanze ubuhamya nifashishije ijambo ry'Imana, ko mbere na mbere ijambo ryanditse mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ni igice cya 24 umurongo wa 32. Ni inkuru, ni urugendo ngo rw'abigishwa bajyaga Emawusi, kandi urwo rugendo barukora nyuma y'urupfu rwa Yesu, ariko batazi ko yazutse. Ngo bagendaga bavugana umubabaro n'agahinda ngo Yesu yemera kuza gufatanya nabo urugendo. Imana ishimwe ko muri uru rugendo iyo turutangiye Yesu azagafatanya natwe urugendo. Ngo ababigishwa mu kiganiro bagiranye ngo Yesu abatungura arababaza ngo ni iki gitumye mwabagabo mwe muvugana umubabaro n'agahinda? Nabo baramusubiza, bari batarahishurirwa kariwe, ngo niwe mushyitsi n'umwimukira hano i Yerusalemu, utazi ibyabaye ku mwami wacu? Ngo ntiyahita bibwira ko ari we,
wapfuye akazuka, ngo ahubwo atangira kubaganiriza uko mu bitabo by'ubuhanuzi byanditse kazabaho, kazicwa, agapfa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Ariko ntibagira iryo hishurirwa. 39 by'icyo gice, umurongo wa 29, ngo bamaze gusatira karitsiye yitwa Emawusi, ngo bwari maze kugora, baramwinginga ngo ngwino turarane, n'ubundi burije. Ngo arabyemera, ngo araza ararana nabo, bazanye umutsima ngo bafungure. Yesu arabwira ati ntabwo mwasenga mureka bari njyewe usenga. Igihe rero cyo kubiyereka cyari kigeze. Ngo babonye ukuntu ahagurutse, ngo babona si bwo bwa mbere babonye umuntu uhaguruka gutyo. Reka mbwira abadukurikiye, Yesu nahaguruke mu buzima bwabo. Kuko iyo ahagurutse nawe ubwawe kandi n'abandi barabimenya. Ngo icya kabiri aca bugufi, ngo aterura umutsima, ngo arawushimira. Ngo bumvishe ko nawushimira, bumva si bwo bwa mbere bumvisha umuntu usenga gutyo. Bibuka umuntu babanye wabigishije gusenga, ngo barasenga kimwe. Ngo si n'ibyo gusa, aramanyura ahereza umwe wa mutsima, ngo aramanyura ahereza wa kabiri. Ngo muri uko kumanyura niho bagiriye ihishurirwa. Ngo umwe arakebuka abwira undi ngo uzi ko yari we bana, n'undi akabwira undi, ni kuri 32, ngo yari we. Ngo ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira, ngo burya imitima yanyu numvaga iri kugenda iki, ariko nuko yari amanyuye. Ubuhamya mbukubira muri iri jambo, ngo iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Shimiye Yesu nahuye nawe, umutima wanjye ugacya. Kandi umutima ntabwo upfa gucya gusa, ahubwo hari ibikomere bigeze kuri 3 Kristo yomora umutima wo bahuye. Igikomere cya mbere ni igikomere cy'amateka, igikomere cya kabiri ni igikomere cy'agahinda, igikomere cya gatatu ni igikomere cy'ibyaha. Ibikomere duhura nabyo byose bikubiye muri ibyo bitatu. Iyo Yesu muhuye rero, akomora igikomere cy'amateka, akomora igikomere cy'agahinda, akomora igikomere cy'ibyaha, ugasigara uri icyaremwe gishya. Shimiye ko nahuye nawe akabinyomora. Nari ndushye, nari narakomerekejwe n'amateka, nari narakomerekejwe n'agahinda, nari narakomerekejwe n'ibyaha. Ibyo bikomere byose uko bivuze wakomerekejwe nabyo, wabinyuzemo mbere? Nabinyuzemo, ibyo byose nabinyuzemo, ariko ndashimira Kristo abinyomoye. Bajya bakunda kuvuga ngo ni pasiteri w'iniga cyangwa abaga ku mihanda, ariko basi bajya bongeraho ngo ni pasiteri usabana, atari uw'iniga. Pasiteri ugira gute usabana? Ko ndasabana cyane, kandi hari ikibintera, hari aho Yesu yankuye. Kandi burya buri muntu avuga Yesu bitewe n'aho bahuriye. Ngeze njya nkunda gutanga urugero, avuga ati Mateyo na Luka na Yohana ntibamuvuze kimwe, kandi ari Yesu bavuga, ari Yesu, ariko bose ari Yesu. Ukubitanye n'uwo yakijije inzara, niyo umubwiye ngo asengera abarwayi, atanya avuga ngo Mana ndagushimye kutanga ibiryo, uko wangaburiye n'uyu wamukiza uburwayi. Buri muntu rero avuga Yesu bitewe n'aho bagize gute, bahuriye. Buriya ikijumba urakibona, ikijumba urakibona, ikijumba ushobora kukirya ucyokeje, ikijumba ushobora kukirya wagitekanye n'ibishishwa babyita ngo maganda, ushobora kukirya wakihasa ukakigereka ku bishyimbo, ushobora no kukirya wagihase ugakatiramo igitunguru n'umunyu, ushobora no kukirya wagihasa ukakirambika mu mavuta, ifiriti y'ikijumba, ushobora no kucyanika ukagikuramo ifu ugakoramo biswi ziriya zitwa karabo. Burya n'ibijumba baba bahekenye. Bose bariye ikijumba, ariko ntago cyabaryoheye kimwe bitewe n'uburyo giteguye. Na Yesu twahuye nawe n'umwe, ariko buri muntu amuvuga bitewe n'akaga yari yikoreye amurohoye. Buri muntu yavuga Yesu bitewe n'aho bahuriye. Ingere twahuye narakomerekejwe n'amateka. Abazi ubuhamya bazi ko nari mayibobo yo ku muhanda, ariko sinabaye mayibobo kubera ubushake cyangwa kunanirana cyangwa agakungu. Nabaye mayibobo kubera amateka yakorewe Jenoside 94 mu gihugu cy'u Rwanda. Imiryango ifite abavandimwe barashira, nisanga ku muhanda ndi mayibobo.
ngaho igikomere cy'amateka nahuriye nacyo. Wa mwana wavukiye mu buzima bwiza, wajyaga ku ishuri n'imodoka akagaruka n'imodoka, wabayeho mu buzima twajya mu cyaro, abana mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo mve ko n'akana k'i Kigali kavuga, ariko amateka angwirira naragizemo uruhare rwo guhitamo aho mvukira, nza kwisanga ndi njyenyine, nisanga ku mihanda, inshuti abavandimwe barashize. Urumva ari nde wari kunyomora icyo gikomere cy'amateka giherekejwe n'ako gahinda, uretse Yesu wenyine wanyomoye icyo gikomere. Ndamushimye rero, iyo umuntu ahuye na Yesu umutima uracya. Nyuma yo kubura ababyeyi niwo ninjire muri ibyo bikomere by'ibyaha. Urumva ndi ku mihanda icyo gihe 95, 96, 97 amafaranga yari ariho, icyo ukoze cyose kigenda, ndangirika, tunywa urumogi, nshyiraho amadrede, ingendo ndahindura, ibyo bita gucoma. Umuntu akajya afata ibikoresho byose, imihanda ari imihanda. Yesu asanga ku mihanda hano puwaro bita kwa buraza kundagara, niho nisanze. Ariko Yesu asangaho, arandura, anyumerana bya bikomere by'ibyaha. Aho nacaga banyita rasita, ubu ndahaca ndi umukozi w'Imana. Yesu ahindura amateka. Ariko ubwo simburangije. Ubu ikiganiro kirarangiye, dusoze. Bazaragisigaye gusa akandi episode wenda kazamo ni nyuma yo kwakira Yesu. Yesu ndamwakiriye, ariko nsigaranye ikibazo cya sosiyete y'abarokore ninjiyemo. Icya mbere nje ndi wa wundi, drede ku maso akimenetse, imvugo sirenga ari sirenge. Urumva nabwe wantinya, ariko pastor ko kwinjira mu rusengero umukristo akamobera. Tutaragira wenda aho ngaho, ufata umwanzuro wenda ukavuga uti ngiye gukizwa, byagenze bite ku munsi wa mbere? Yesu wanyisangiye, njye nta wambwirije. Nari nicaye muri salo aho nabaga, ku mutipa wari uncumbikiye, twareye mu kabari kabaga Nyabugogo bitaga Calvados, maze kuroringa urumogi, ndi kurucoma ashyizeho isigara. Yesu angendera mu buryo bwiyerekwa, nk'uko umuntu yaba areba muri televiziyo. Mbona ubuzima bwanjye bwose uko bukurikirana, udasinziriye, mwiyerekwa, mfite n'isigara, mfite isigara gutya. Yesu ni urukundo. Yasanze afite isigara, maze kunywa urumogi, imbere yanjye hari icyuma. Icyuma urakizi? Ntabwo wakimenya. Iki gikata ibirayi? Reka da, bakita igikoresho. Igikoresho urakizi? Ntabwo wakimenye yawe. Uzansange ku mihanda dukora ikiganiro mbikwereka byose. Njya mpagera kuko ishumi zanjye ntabwo nazisiga. Mu b'Imana yamaye gushakisha nabo barimo. Tuzashaka umwanya tugenda yari ku muhanda tuhakorera ikiganiro. Uzaze Gogos urahazi? Ni ukuhumva ntabwo mpazi. Ni Nyabugogo. Uzaze nkujyaneyo. Gahunda niyo rwose. Ndabikwemereye, uzaze nkujyaneyo, ntuzagira ubwoba se. Oya, ndi kumwe n'umushumba. Naringize ngo isitakaza kwizera. Ntabwo nagira ubwoba ndi kumwe n'umushumba. Rero Yesu ansanga ndi kunywa urumogi, shyizeho isigara, mbona ubuzima bwanjye bwose ko ariko bwari mu buryo bwiyerekwa. Mvuye mu iyerekwa, isigara nari impiye mitanyikubita, ishize igeze ku ipamba, ngaruka mu mubiri. Niho natatse mvuza induru, ndavuga ngo igihe maze nkora Satani kirahagije, uhereye umunsi nje kugukorera. Nzindukira muri Nibature, fatiraho na n'uyu munsi ndacyafatiyeho. Imana ishimwe. Hari umuririmbyi uririmba mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ivuga ngo mvugutira kandi uncuro mu mpindura igikoresho wishimira. Burya nawe utabwira Imana ngo ikuvugute, nayo ubwayo ni inshingano zayo zo kukuvuguta, kuko ntiyagukoresha itakunyujije mu ruganda rwayo. Aho ni igice kindi cya kabiri cya gatatu cy'ubuhamya cy'ishuri ry'Imana. Integuramo uyu munsi wo nzaba wondiwe. Nicwa n'inzara, nambara ubusa, mbaho mu buzima bukomeye, ariko nsenga Imana, nyiranuka nshakisha Imana. Hari ubuvumo bwabagara ku giti cy'inyoni nabo bita jangwani, nabubayemo umwaka n'amezi 6, ntagira iyomba, nkajya nsohoka ngiye gushaka icyo ndya.
ubuzima ari ubwo ngubwo kandi usenga wizera Imana. senga ndi umukristo. Pastor, niki cyagusunitse? Abantu benshi bo hanze hari ukuntu babwirwa ko kwa Yesu binagana. Urumva nkawe nk'umwana wari uvuye ku muhanda wenda nubwo umwuka afite uko yagusuye, wagera mu z'Imana ugasanga ntibyihuta. Ni izihe mbaraga zagushoboje kubigumamo? Njye nkizwa, hari mugenzi wanjye twibanaga ku mihanda ariko ari umukristo w'umunyamasengesho. Rero ndamwegera aramvuna anyigisha gusenga. Yankunda kuvuga ngo ucuruza ibirayi asa nabyo, ucuruza amakara asa nayo, ucuruza ifu asa nayo. No mu by'Imana bugendanye nabo byanze bikunze ugihaguruka ugikizwa usa nabo. Iyo ugendanye n'abahanzi ushiduka nawe warabaye umuhanzi. Kuko ari umunyamasengesho rero byatumye njyana amagurupe yo gusenga. Nyizwa numva ko ubuzima ari ugusenga. Imana imera amasezerano, Imana ivugana nanjye, bumuvuga butumwa w'umuhamagaro, igihe kirarenga, bumuyobozi w'icyumba cy'amasengesho, igihe kiratambuka. Nanjye nkora ubukwe, igihe kiratambuka, mba mwarimu, igihe kiratambuka. Itorero ribitekerezaho ribona ko ryarera uwo muhamagaro, ubundi pasiteri. Ubwo si burangiye. Ako Pastor, bitewe n'igihe gito ufite kugenda usimbuka ama episode uri gukoraho kamwe gusa. Nkubwire ko episode y'inzara. Koraho ngaho. Ndaba nkurebera ku minota nirangira turavugana ku kandi. Amaso akamera haramuntu ari guhengereza iki ntacyo ahengereza ari inzara. Inzara iraryana, inzara irakwica. Ariko burya Imana ikunyuza mu bintu izizagukoresha. Nishwe n'inzara ariko aho impereye ibiryo nanjye nsangira n'abandi. Imana ishimwe. Mu rugo mbana n'abasore 10 bavuye ku muhanda. Ubwo urumva abasore 10 barya gute? Nabo baba barahindutse se nibura cyangwa bari mu mashuri. Nabo Imana ifite ukuntu iba yarabasanze hanyuma bakaza kwa Pastor Theogene. Bakuririmbira. Naho nzaza. Ahubwo nimaze ko ibiganiro bibiri. Ibiganiro bibiri. Tubonye ibindi biganiro bibiri. Zadusure mu rugo tukuririmbire, tukubwirize, tukubwire kuntu twasinifinga. Gusinifinga urabizi? Oya. Ni gute? Ntago mbikubwiye. Ikiganiro cyo mu rugo tutakirangiriza hano. None se Pastor, aba bana nagiye nkubona mu biganiro byinshi uvuga uburyo ufasha bari abana bo ku mihanda. Mu by'ukuri bari abana ko bavuga ko bigoye kubajira. Ubakure barakijijwe umwuka yabasuye nkuko yagusanze hariya. Oya, ahubwo ujya kubigishiriza mu rugo. Ni urukundo rugeretse urundi rukundo. Mbese ni nko kwibaga ukitera icyuma kugira ngo umuntu mwakizwe. Ko ni urukundo rurenze urwa kibyeyi. Niba umuntu umuguriye imyenda aba mu rugo, yarangiza akayifata akagenda akayigurisha, kanywa inzoga kanywa urumogi, byashira kongera akamubwira ngo daddy tuvugane, sentiment ati ngwino home, kagaruka mu rugo yamwawe zamenetse, baba batumuteka igikoma mu mwondore. Ejo 2 gatatu nyuma y'amezi 5 6 yitekerezaho, hako umuryango wanjugunye, uyu mupasite tutagira icyo dupfana, tutavuka mu karere kamwe, uru rukundo ariko. Iyo rero ateye intambwe yo kwitekerezaho no gukira abayakira. Ni handi Paulo yavuze ngo dushobozwa byose na Kristo duhikiye imbaraga. Ntago ari kubwimwe ibyo uvuga n'ukuri biragoye, ariko bitewe n'icyo nshaka kugeraho nkurikirana wa mwana paka hindutse. Uyu munsi dufite abana benshi ku mihanda batagira umubare, ko birashoboka ko ingaruka zo kuba dufite abana benshi uyu munsi ku mihanda baba barabuze urukundo rwa sosiyete nyarwanda n'itorero. Ubundi hari ibintu bigeze kuri 4 bizana abana ku muhanda. Cya mbere ni amakimbirane yo mu muryango. Wa mwana umuryango avutsemo avutse akeneye isoko y'urukundo mu muryango, ariko kubera ya amakimbirane n'ijambo rigari harimo byinshi. Hari umwana uvuka utateganyijwe, kavuka muri rya jambo rivuga ngo mpanumve, aho ngaho umwana akahita avuka. Hari nyina nta mukunze, hari na wa musore nta mukunze. Umwana azavuka avoma ibiroha mu muryango, yakavomyemo iki? Urukundo.
uyu mwana rero azahunga wa muryango, kwa nyirarume ntibamwemeye, no kwa se ntibagize gute, ntibamwemeye. Azajya gushakira urukundo ku mihanda, atoroke. Nagera ku mihanda azasanga sosiyete mbi, ya sosiyete mbi ase nayo, abavomye bya biro, wahunze ibindi biro. Icya kabiri gituma ni agakungu, umwana akavuka ekole dimanche, agakura muri Sunday school, akaba umuririmbyi, akiga inyigisho zo ku cyumweru, akaba muri korali y'urubyiruko, ariko yajya kwiga Nyagatare akahurira n'abavuye i Rubavu, akahurira n'abavuye i Gatuna, akahurira n'abavuye i Nyamirambo. Wa mwana agafatirayo ya mico, inshuti mbi, ikigare kibi, umwana akagaruka yarahindutse. Icya gatatu ni umurengwe. Hari umwana uvukaga kuri wa, hari umwana urinda yiga primaire, gardienne, secondaire, université, adasengeye Minerval. Ati ko ntiwariye umukati. Igitangaza si uko yariye umukati, igitangaza ntiyumva ko umuntu atarya umukati. Uriya mwana rero akenshi ntacyo abuze, kuko ntacyo abuze. Umurengwe nta wamuyobeje, si ikikungu, si iki, ahubwo arashaka gukora ibyo abandi bakora. Icya gatatu ni imiryango itacyegera abana. Si ni bize, abantu babaye bize bamugana wa muhanzi. Umwe ari Nyabugogo, undi ari Mateus, undi yagiye kurangura kwa Mutangana, undi ari kwirukanka ku mari iri i Bugesera. Avuyeyo yageze i Kigali saa mbiri agiye kwiga. Wa mwana abaye umukozi mu rugo, kandi wa mukozi hari amateka yamukuye iwabo. Wa mwana arafata ya mico na ya mateka wa mukozi birirwana. Uyu munsi nibura abantu bakeneye kugira umutima wa gishumba. Tubonye nk'abantu 300 mu Rwanda nibura afite umutima nk'uwawe, ndibaza ko mayibobo zo ku mihanda zagabanyuka. Reka tuvuge ngo ahubwo reka tuvuge ngo ariko Kristo dushoboze. Akandi kantu nshaka kukubaza, mu by'ukuri wawe ugira abana benshi barabivuga kuri ku mihanda, ni umutima wa gishumba wa gipastori cyangwa ziriya mbaraga hari ahandi ziva? Ntabwo ari wowe umbaje icyo kibazo gusa, ntabwo ari uko ndi Kristo gusa, ukari abandi ba Kristo batabikora cyangwa abandi bashumba batabikora. Nibyo nonse mu mashereka ya data na mama. Ubu buzima mbayemo no mu rugo niko twari tumeze. Mu rugo hasangaga abantu benshi n'amateka azwi benshi. Iyo papa yavaga isafari mu rugo batondaga umurongo, ari umushoferi utwara amakamyo ajya muri Kenya, baje gufata ibintu yazanye zawo. Iyo sura njya nyibona, amavuta, amasabu n'imiceri, ugasanga arimo aragabanya abashoferi bagenzi be b'abashomeri, bakohereza abana bakaza gufata mu rugo. Twaba twicaye mu rugo, nta sahani y'umukozi yahabaga, twese twicaraga hamwe na papa na mama, twese twica n'abana n'abakozi kuri salamanje, bamwe hariya tukarira aho ngaho, abandi akaba umwanya w'ibibazo, buri muntu avuga ibyo akemuye akabikemura. Nanjye rero ubuzima bwanjye nubwo, ariko nshimira Imana yampaye umudamu ufite umutima nk'uwanjye. Mu rugo nta sahani ya pasiteri haba, twese turibwo niba ari kawunga ni twese n'abana ubwo barya kawunga, kandi twebwe tuva ku meza tuyogeje amasahani. Uravugisha ukuri? N'amasafuriya twe turarya. Inyama ni ibiro 5 ni twe turahanagura, kandi agafuka k'umuceri tugira ngo gashira kwa kundi kagenda gahenga moya. Ni icyumweru kimwe, icyumweru iminsi 5, ugira ngo gateretse hejuru y'umwobo, batowe mukamanuka niko kamanuka, kugira ngo bagatowe munsi, none ku munsi ari ibiro 5. Kandi wa mugani bariya abana bava ku mihanda ngo bafite n'ukuntu bari ibintu bibatera apeti. Nta kindi mupfana aracaho, nibura kugira ngo mwiyegereze ni ibiryo. Hera ku biryo paka wabihage, kandi yabihagahita. Ejo ndi baritse kuvuga ngo Viet tugurira icyuma, si cyama rero bihati birayi byabaye bikese, turashaka ibyo guterura amani. Ayiwe, dukore amafaranga bashatse sima n'ibidobo batsindagiramo, ubwo ku mugoroba baterura. Na tarasije ngeze
ku mugoroba ngo viye ngo ngwino uterure hose kandi ubwo sinabwira ati hoya bisaba ko nkoraho bikananira bagaseka nyine bakishima hinjira bisaba konsa nabo kugira ngo mbegere mbahe rwa rukundo ushaka kunsanga Nyabugogo nta koti nta karuvati niyambariye umupira uzambona ndi navungura akagori kanaga mu kirenga gasama pasiteri ati nawe ni gato ati Yesu aragukunda ariko kubabwiriza bisaba konsana hari uherutse kujya gucomura ndamuherekeza araroringa muhagarira ncyo nari nyiri mwarimu ajya kumura umugi kandi ararunywa ararurangiza mwati rucomera ko Yesu aragukunda ngumva pasiteri ngo ubusa nanjye yanyemera Yesu ati nawe aragukunda mani rangije gucoma mujyana ku rusengero kuri ADPR Kiruhura yicara mu itaniro ari amataniro y'umugoroba mwati icara hano imbere hari imbere ni danje mani pasiteri kanicarire hano inyuma korari imaze kuririmba kumwe korari bimaze kuririmba ahita za gake aranyongorera ngo bari ababebi bararirimba neza ubwadiya ko nibagiye kumutangira bati mu murekaze ninjye wamuza arazeta nyongorera ngo korari naba baby ngo pastor bara baby bararirimba neza urabongera indirimbo mwati genda wicare ndabongera indirimbo ati ko ashaka gucoma mwati inyuma y'urusengero ucome wongera ugaruke ati Babylone nizi hasanga suzibwire kari nge wakuza ubwo Babylone yavugaga ni bande ni leta abapolisi aragenda nk'urumogi aragaruka mu ijambo ry'Imana arakizwa turamubatiza uno muririmbyi muri korari ni umushoferi atwarafuza ariko urumva urugendo rwo kugira ngo mugereho umbonye mpagararanye nawe umbonye mufashe ku rutugu utekereza ibindi abandi n'umuhamagaro wabo rero ubwo nanjye hari uwanjye kandi byose bikavamo neza washatse umugore uri mu rusengero abantu benshi bari bazi ko pasiteri yabaye mayibobo yo ku muhanda nawe birumvikana ko yari afite amakuru agufiteho byarakoroheye kugira ngo nibura kwemerere ko muzabana igihe cyari kigeze Imana iti ndemera kuko ubuhamya uko mbutanga wamukuye mu rusengero se ubuhamya uko mbutanga uko niko nabutangaga nyiri umusore kandi ntabyo gutereta njye nta kintu nagiraga nari nejejwe ku mutima no mu mufuka no ku miryango ahantu hose nejejwe naragenda mubwira ati si ibya kope na kopine hari ukuntu abantu bavuga ngo wari wejejwe bakagira ngo ni ku byaha hose ari ku byaha ari ku mufuka no ku miryango ku byaha ku mufuka ahantu hose hareraga hose nareraga ndagenda ndamubwira ati si ibya kope na kopine ndakuze uremera ko tubana ukambera umugore uko diregiti kandi ngo haya amasaha 2 ndagaruka mu gisubizo ko ari twe dukundanye imyaka 2 arambenga vuga ati ntibyavamo arangije mba nkata muri gare ko nta nisa nagiraga na phone nkajya mbaza umuntu ati nisanga amasaha 2 ashize ndagaruka ahita mbwira ngo ndabyemeye hari kuwa mbere kuwa kabiri njya kuyobora icyumba cy'amasengesho Kirora tambwira pasiteri wanjye Rugamba yaje musanze muri biro mwati uziko nakuboneye umukazana pasiteri kwagine sabudimoni bashya ko yumvaga ko ntatinyuka kurambagiza tubudimoni bashya ndabatwitse nawe demoni mamalari jya kuyobora ariko ne nabonye umusheri ndangije iteraniro mitasubira gogose niwe yakoreraga njya kumureba ko gasima keto namwati rero amakuru imeze gute asanga gahunda iracyari umva sheri nyina kureba nka sheri uwo munsi ubwo hari kuwa mbere kuwa kabiri njya kuyobora icyumba mbibwira na pasiteri wanjye ariko ntiyabyizera umucaho Nyabugogo aho yakoreraga ahita njyana iwabo ubundi byari ku minota angejeje iwabo rero niho nahuriye n'ikibazo nasanze mama we ari umuririmbyi muri korari yo ku Muhima kandi nari maze icyumweru cyose nigisha ku Muhima
yicara ku ntebe nkajya mukata imbere bati nari ndara mani ntazi kari buzaba mabukwe ambonye rero ndavuga ati karabaye karabaye na hano barambuye kinkubita amaso ahita avuga ati yo mbese ni mukozi w'Imana hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka ubwo nawe biciyemo rero ambonye babyemeye kuwa kane tuhita tujya gutangiza umushinga w'ubukwe umubyeyi yese kugirira impuhwe cyumweru kimwe tuhita tujya gutangiza umushinga w'ubukwe kandi mava n'itariki nyifashe ubundi mubajije izina nambaye impeta mwambitse impeta byatwaye amezi 2 n'iminsi 24 kujya gushyira mu kwa 9 hari akazi nagiraga ngo ngiye kubika imishahara nari narakoreye Imana byari guhanga amaso kuri Nyagasani nsohora invitation nanditseho ko dota ari kwa 5 mariage kwa 6 uwo nyihaye ubukwe bw'iminsi 2 uri kutuvuna ahita amwe ati siwe ndi kuvuna Yesu wambabaje Mana byageze kuwa 4 bya bindi uz'abantu byose basengera nta na kimwe sengera zika abantu bamaye bifuza ko amafaranga baho buryo igihe kigeze amafaranga araza abantu barantwerereye ndagura n'ibimamiyo n'amasafuriya ntazi ko mudama bizana n'imyeyo ndayigura ibintu byose ndagura bese uri ku dote iba kuwa 5 mariage nayo nanditseho saa 6 kuwa 6 ibintu byose zibakodesha nge nta na kimwe nakodesheje umuntu yaraza akamwita umukozi muhambare nka za dekora batazananga umugisha ndakubabariye uzadeko izabandi nge narababaye mushiki wanje hago na burangiza ubuhamya na amateka narakubiswe data nyomora ibikomere iyo uhuye na Yesu ko twatangiye akomora ibikomere akomora n'iby'ibirarane reka mbwira abadukurikiye Kristo abomora ibikomere by'ibirarane igikomere kiragukomeretsa ugasa nacyo wanicara mu buku kwicara wihengetse ukabati n'undi nibaza barampagurutse kubera igikomere Kristo atwomora ibikomere by'ibirarane by'amateka amen kayabwira umudamu wanjye turiya musaza zakumara kinari inshaje iminsi yarashajishije ndashaje ndananuka nduma iyi karuvati urabona haniri yabagira ahangaha men byabagakira washyira bukoko kose ko kajya turiya musaza zakumara cyakata batari Imana yamuvuzeho none ubu nayo yitwa ma pasteur Imana imumugishe wanyemeye nta kantu nigeze mugurira habe na miti ariko nigeze nihagararaho muhagahumbi icyo gihe mukundanye nta kintu nari mfite ajya yihangana ariko nayo yatwaye agahumbi nari kurya kuko mwaka birananira hajya nivugisha ngo sheri maze unywa amata ngira ngo wenda arayagura tuyasangire iryo joro turaburara narababe twagiye mu rukiko imodokari njyanye ingejejeyo ihita ibona ikiraka cyo ku Gicyangugu araza aranyongorera ngo numva arankomanze ndakebuka ngo mbonye akarinye k'Icyangugu buri Imana irashaka uko mutaha subwo wasezera nuhari wasezera ndasezera ariko nakwibuka ko turi butahe n'amaguru umutima ukasimbuka turimo twifotoza nkajya mbwira sheri wanjye ku murenge siko ya modokari yagiye akahita anyereka agatabo kamwe ko mu murenge ngo dupfa kuba twasinye sheri byihorere baradufotora tugiye gutarasa hari umuntu wari wazanye hirigisi gutarasuza ibyari byose kugenda n'amaguru kugenda udafite ujya tuba byita gutarasa hari umuntu wari wazanye hirigisi ahita bati mukozi umuntu wese kugenda n'amaguru mwati imodoka yaratuzanye yabonye ikiraka te nazanye imodoka tazana hirigisi nicaramo imbere na sheri wanjye abamperekeje bipakiramo inyuma kuko uyiri inzahare n'abaguherekeza mu rukiko nazo n'izindi nzahare z'ubuvumo nyine n'izo nshuti uba ufite hari haje n'abana bo ku mihanda abana bo ku muhanda nabazanye sengerwa narabararitse baraza mbashakira imodoka twageze na Nyabugogo tuvuye mu rukiko esansi ishiramo none iyo modoka yari agashya yabaga icanye urumva mu bukwe nyine
wareba ukabona bicaye imbere n'abageni, wareba inyuma ukagira ngo bavuye gushyingura, byari meranje. Ariko shima Imana ko yo muri bikomere by'ibirarane. Imana ishimwe. Ntabwo byari byoroshye, ariko Imana ishimwe ko yahabaye. Hanyuma se uyu munsi bimeze bite kwa Pasiteri Theogene? Bimeze neza, turashima Imana. Aho igereje ikora tubaye tuyishimiye. Wari warakomerekejwe n'amateka, Imana yamwomoye ibikomere, imwuzuza amahoro yo mu mutima, aganiriza abandi babwira ko kwa Yesu bishoboka. Ngize abana 4, urumva umuryango ntukizimye. Umukuru afite imyaka 10, umukurikiye afite imyaka 7, ucutse afite imyaka 4, uri kwibera agize amezi 6, abakobwa 2 n'abahungu 2. Mu murimo w'Imana dukorera muri paruwasi ya Muhima ku itorero rya Kamuhoza. Nkaba ntuye aho bita Kajevo. Ubu ndatuye. Ubu uratuye? Ntabwo ugikodesha? N'andi mateka. Ariko ngo amateka y'ubukode nayo ntabwo yarakoroheye. Nigeze numva ubivugaho gatoya. Nyirinzu. Shimira Imana ko yamunkijije, umuntu yitwa Nyirinzu. Imana ishimwe. Umuha amafaranga mu gitondo ntavuge ngo urakoze, ugashaka ikiganiro yaherekereje kugira ngo atongere ahaye umutekano, n'ayampure yamenetse, n'ayisuku byose akabikurundaho. Nsengera abantu badafite amazi, Imana ibaha amazi, kandi bimvuye ku mutima ndabasengeye. Imana ishimwe. Hari inzu nigeze mbamo ya danje, imiryango 5 irebana. Yaba ari hamwe nigeze numva uvuga wigeze ubwiriza umunyamahanga akagukunda akaguhamagara ageze ku kibuga mukamanukana agiye kugusura, byari bikomeye. Izo nzu nta bikoni zigira, buri muntu ateka imbere y'umuryango we. Iyo utatetse rero turabimenya. Niyo wariye neza mukabimenya. Hari ibiryo utateka utarishira inzu. Ibihe ubwo? Maze wazikaranga utarishira inzu. Ese wateka amafi kirazira, hari ibiryo utateka utarishira inzu. Nenoziyo bose basohoye amasahani bari koza n'udusafuriya. Kandi isafuriya itekwamo bya bishyimbo bya mitiyu, kubera gora bacucuma, indi bigeraho ikifukura ikamera nk'icyungo, ku buryo utayitereka isafuriya ngo bikure. Isafuriya itekwamo ibishyimbo bya mitiyu n'isafuriya itekwamo inyama biratandukanye. None uwo mu kirere rero uwo muzi Fabura yaransuye agiye ko nabona aciye hejuru y'amasafuriya ari guce, bamurashe mu nzu. Kwinjira mu nzu kwari gukura akayiduka wirasamo. Yicaye ku ntebe ati intebe nazo ziba ziragera, avuga ati karabaye tu, ibindi ni ubutaha dusoreza igihe cyarenze. Yo pastor, nkuko babivuze ni ama episode ibintu byaye kubona umuntu aha bitangirira akabisoza ntibyoroshye. Ariko Yesu yagize neza. Imana ishimira habaye. Reka nsoze mvuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Tubwira abadukurikiye ko uwavuganye n'Imana ariyo yavuze. Nongere mukomeze mubwire ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Imana iravuga igasoza, mubere icyigisho. Mubwire ngo wowe udukurikiye komera, shika. Icyo bisabwa ni ugukiranuka. Ndibuka naricaye na madamu mu rugo dufata umwanzuro ati ubwo abavuga butumwa benshi bari kugenda bahemuka, reka twe tuba abakristo, nitunapfa tuzapfe turi abakene, Imana izatwambikira ikamba yuko twubahishije Imana mu ivugabutumwa, tuzaryambare mu ijuru. Amen. Ni umuhigo twahize. No higa umuhigo wo gukiranuka, tegereza Imana wihanganye, Imana izasoza umugambi wayo mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye, nubwo tuvuzeho agace gatoya, twizeye ko undi munsi tuzongera guhura. Tuvuye hano tubonye ibiganiro 2, butaha niduhura tuzabonamo nk'ibindi nka 3 cyangwa 5. Nta kibazo. Imana iguhe umugisha. Dushimiye umwanya wanyu, dushimiye mwese mwari mubanye natwe kuri uyu murongo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa Onete, mukomeze kugira ibihe byiza.